yeah, ma wengine onwituri wenyine wigengesera ngo nava. Oh mama ndagushima warakoze wanjyaye wenyine ubabara ntiwataka nyonsa amanywa nijoro ndakura ngera aho ngeze mama. Oh mama ndagushima warakoze nta nshuti nziza nka Yesu atsinda ibyaha byacu nta mahirwe kumwizera wakusubiza nase iyo tubabaye hose dufite ishavu ryinshi adusohoza ku Mana vamagana yacu. Mama nimfa ntuzarire bavuga ijambo rya nyuma isanduku ku gituro barenza w'igitaka. Mama mama ntuzarire kuko nzaba ndutse tuzongera kubonana. Oya mama yeah ntuzarire oh mama kuko wowe mama tuzahurira mu ijuru. Oh mama mama we oh mama mfite ubuzima kuko ari ubuzima mfite ubuzima kuko ari ubuzima ufite ubuzima kuko ari ubuzima mfite ubuzima kuko ari ubuzima mfite ubuzima kuko ari ubuzima dufite ubuzima kuko ari ubuzima. Arambona arankunda aranzirikana no ubuzima bwe ni bwanjye n'umutima wanjye ntabwo yandeka. Oh mama oh mama oh mama arankunda ku manywa na nijoro. Mama ni igisobanuro cyo kuba ndiho. Mama oh mama mama wanje niwe gaciro kanjye niwe gaciro kawe niwe gaciro kawe niwe gaciro kawe niwe gaciro kanjye niwe gaciro kawe. Ariko na papa sinamwibagiwe. Twongeye kubasuhuza ibyo mukomeje gukurikirana Ishura Official ndetse n'abandi nabo dukurikirana uko bwije no kubikira. Esa ni wa musore wanyu Victor wongeye kugaruka mu mpano zigiye zitandukanye, ariko ndabona turi kumwe n'umutumirwa turagarutse. Mwibutsa gukanda subscribe, like, comment and share kugira ngo tujye twibana mu biganiro bigiye bitandukanye. Gatanu kuri gatanu dutangira n'umutumirwa atwite.
fasha se aka microphone nk'iki. Yeah. Ma owe man. Onwi turi wenyine wigengesera ngo nava. Oh mama ndagushima warakoze wanjyaye wenyine ubabara ntiwataka nyonsa manywa nijoro ndakura ngera hongeze mama. Oh mama ndagushima warakoze mama nimfa ntuzarire bavuga ijambo rya nyuma isanduku ku gituro barenza w'igitaka mama. Mama ntuzarire kuko nzaba ndutse tuzongera kubonana. Oya mama yeah ntuzarire oh mama kuko wowe mama tuzahurira mu ijuru. Oh mama, oh mama, mama we, oh mama. Indirimbo ushatse kuvuga ikibazo. Isobanuye ikintu kinini, isobanuye ibintu bigari cyane, kandi umuntu agiye kubisobanura byatwara umwanya munini. Gusa isobanuye agaciro ka muntu wanjye, isobanuye agaciro ka muntu wawe. Nawe uri kudukurikirana isobanuye agaciro ka muntu. Nashaka kwigisha cyangwa se ukatekereza ko ari ikibazo. Ntabwo waba ugiye kure y'igisubizo. Ni true. Ariko ntabwo ugeze utwihira. Nitwa Jeremy. Ndi producer wa Hishura Studio. Producer Hishura Studio. Yes. Niwe Jeremy. Yego, njyewe nsanzwe nkumenyereye nagira ngo badukurikiye wongere kumve uri gukora mu bwanzu. Ahubwo twagiye kugira ngo njyewe ngaruke noneho ndi kugira ibintu ntibarize. Reka mufashe. Arambona aranda aranzikana no ubuzima bwe ni mubwanjye n'umutima wanjye ntabwo yandeka. Oh mama, oh mama, oh mama. Arankunda ku manywa na nijoro mama, ni igisobanuro cyo kuba ndiho mama. Oh mama, mama, mama wanjye, mama wanjye niwe gaciro kanjye, niwe gaciro kawe, niwe gaciro kawe, niwe gaciro kawe, niwe gaciro kanjye, niwe gaciro kawe. Ariko na papa sinamwibagiwe kodesha. Urashaka kwibaza ngo mama kuri ashatse oh mama ni ibanga ryanjye. Mama ni igisobanuro cy'undi we. Mama ni igisobanuro cy'ibyo mvuga kandi no kuba mvuga gutya.
mbikesha yanyigishije kuvuga, anyigisha kugenda mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubwenge no mu buryo bw'umwuka. gira ikintu utangariza abamama bose bakurikiye Ishura Official. Abamama bose ni uko ababyeyi wenda nyine abahungu bose aho bava bakagera bakunda ba mama babo. Ngo muraba Umva ni pata na rugi. muraba mama wanyu. Sungora papa avuga kumvise ra yahita ati wanjye ni wa mama we. Okay. Sinzi wera niba naba mbivuze byagutse ariko niba byumva mu kinyarwanda cya nyacyo baze gusanga ari byo. Ndo wa mama wana ariko ndi wa papa mwana. Neso ruwaso. Iso. Haraho dusa. Ubwo bagiye kuvuga mu gufata ibyemezo. Ubwo bagiye kuvuga mu bavuga ko ruwaki. Oya. Papa haraho dusa mu gufata ibyemezo. Ariko kwisura bandira ko nsana. Umuntu ashaka kwibaza ngo Ishura Official. Shatse kuvuga iki ku Nyarwanda bose? Ishura Official icyo isobanuye ngwino ugaragare nkawe wanyawe, ntiwiyereke abantu uko ushaka ko bakubona. Ngwino wiyereka abantu uko wewe uri. N'abadashaka kugaragara Ishura ntabwo ibemerera ahubwo irakubwira ngo ngwino, bitwaye imbaraga aho ziva zose. Icyo twakora cyose tuzagikora, ariko umwana muto especially urubyiruko, umusaza n'umukecuru, ibikwerere bose bikaze. Izihe mpungenge wamara bose ubwabyo ni uko iki ari igihugu. Icyo kintu nyine izo ntege bacitse, icyo ni igihugu. First of all, kabiri bari kurota kandi bari kurota ibintu bitari byo. Maze igihe ndi kubona hari umukobwa waciye hano kandi bigaragara ko abarizwa muri Ishura Official yitwa Yes. ashatse kuvuga iki muri Ishura Official? Umukobwa wasobanutse. Gloria first of all ni umukobwa wisobanukiwe. Ntabwo agenda nk'uko abantu bashaka ko agenda, ahubwo agenda nk'uko umuco nyarwanda umusaba kugenda. Ukumva? Ikindi Gloria ni umukobwa ufite inzozi zo kwiteza imbere kandi mu nguni zose. So Gloria rero imyitwarire, imico, imikorere, imitekerereze n'imigenderere twasanze ko ari uw'ingenzi ukwiriye kuba muri Ishura Studio. Ntekereza yuko ashobora kuba kuri iki kintu. Ijambo rya mbere never give up, ntacike intege ku byo ari gukora kandi imbere ni heza. Ni iki wamushishikariza kuguma muri Ishura Official? Icyo namushishikariza, ibintu yahabonye ni nka 1% nakomeze mu murongo arimo kandi azagera kure hashoboka, n'abafana bacu n'abakunzi bacu babidufasha. Ishura ndagukunda rero kutumiye ahangaha, njye nkunda ko twiririmbira twagiye ahubwo. Ese waririmba indirimbo gusa? Ndirimbo ndagufasha. Nta kibazo. Ndirimbo gusa. Nawe uri iki? Shaka indirimbo wakumva ko namaze. Indirimbo wabuzi na nshuti nziza nka Yesu atsinda ibyaha byacu, na mahirwe kumwizera wakusubiza nase
babaye bose dufite ishavu ryinshi dusohoza ku Mana vamagana yawe. Abindi se ushaka? siporo yinagiye kujya hahandi najya kuvuga ngo haleluya. Amina, ariko nabyo ntasigaye nabyo nibwira ko ntakijya bifasha. Ndashaka ko njye nanjye kujya mu mwuka mu gitondo yaririmba guhimbaza mwami guhamaze yesho nanjye uko wiringira izina ryawe uraryumvira ubakingi imbabazi bagira nama ku musozi niho Yesu yajyaga asabira naho gutaka data badukize ibyabo. Sinatinya kuvuga ko wava mu murenge mwiza kandi sinatinya kuvuga ko wava mu mucuruzi mwiza kuko uri umuproducer official aretse tugikorera production tugikodinga ariya mukorani tukareba ko bariya bahanzi oya ni byaba byiza nawe tukubonyemo producer kuko ushobora kuba wavamo producer cyane umuririmbyi mwiza umucuranzi mwiza umunyarwanda bashobora kuba bakwishima ntabwo simbishidikanya ngiye kuganya n'umunyarwanda nakwishimiye ntekereza ko hari bafite benshi batekereza ko ahubwo hakorwa iki cyangwa se hasanga iki kugira ngo tuzabone ikintu bisaba first of all ni uko nyine abanyarwanda batwumva bakadukunda bakadushyigikira kandi bakaganira n'abanyamahanga bumva batumva ururimi rw'ikinyarwanda bakabamenyesha ko duhari nabo bakadukunda basharinga ibyo tuzakora niba babyishimira ngo barandika muri comment bavuga bati turabona nyine wabikora bigakunda iyo bavuga bati nta kintu kibereyemo njyewe ni umuntu nyine uba witeguye kwakira impinduka ubwo baraza kuba babonye ko nta kintu ariko niba bikunda badushyigikira. unze ko iyo nagutumiye hano ikintu gishyashya kuba watuzaniye ni iki gishyashya ni iki kirenzeho byo twari dusanzwe tumenyereye w'abanyarwanda ikintu gishya tubazaniye ni ukubabwira ko dufite se nabyita nka session ya Raise Your Talent, zamura impano yawe. Umubyeyi wese ufite umwana ufite talent namuzane mu ishuri, icyo ni cyiza. Ikindi nibafate abana babo babamenyeshe yuko muri hishura hatangirwa uburere, ntabwo hatangirwa uburara, kuko abana akenshi nona generation Z tugezemo ababyeyi bumva bafite impungenge ngo abana bacu oya dukora photography sibyo, dukora videographer, tunakora production kandi turashaka abana bakiri bato kugira ngo kwakura kw'akazi twebwe creating akazi. So buri mubyeyi yifuza ko umwana we yabona yiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, namuzanye negotiating turi bishoboka, dufatanye mu burere, mu mikorere n'imyitwarire. Icyo nicyo kintu gishya twazanye uyu munsi. Ntabwo natinya kongera kubisubiramo. Muntu ukurikiye Fisher Official cyangwa se
muturarwanda wese niba ushaka ko ukora amafoto meza cyangwa se ukorerwa amafoto meza ama event agiye atandukanye, video zigiye zitandukanye, yaba indirimbo, abashaka gukoresha amafoto y'amafilimi, abashaka gukoresha amavideo y'amakorali, event agiye atandukanye, Hishura Official yaje mu gisubizo mu Rwanda. Biroroshye cyane, nta kintu ugomba gukora no kugana Hishura Official. Sisi twabahaniraho bakajya baduhamagara twatangira 07 88 23 iyo nimero umuntu yayandikiraho kuri WhatsApp cyangwa se akayihamagara. Right. Yes, murumva ko Hishura Official ibintu bya byose biroroshye. Umuntu ashaka kubaza ngo ucyumva Hishura Official urugero cyangwa se product cyangwa se ibyo bakora bishaka kuba bitinze cyane, acyumva ngo Hishura Official ibintu bimeze cyane nize mu ngendo wawe. Icyo nacyo ni igitekerezaho nk'icyo kintu, ahubwo nibumve ko kwa kundi twavuze haruguru ngo buri muntu wese turamwumva, urwego yaba ariho rwose ntiyitinye, kandi turamutega amatwi tuganire tumwereke, kuko urumva mu kazi dukora ntabwo nk'uko abantu batangana mu bushobozi nako nibyo bahaha ku isoko bitanga. So ashobora kuza rero tukaganira akatubwira ukuntu event ye yubatse, noneho tukareba icyo afite, kuko ntabwo twamuzanira kamera ya miliyoni 8 ngo tuzane n'umupro dushobora kuba twahemba ibihumbi wenda 150, kandi w'ikiraka cye cy'ubukwe ubwacyo kiri mu 150. Urumva ntabwo byatuma, ariko turaganira tukajya inama, kuko burya ababiri nta kibananira iyo bashyize hamwe, noneho tugafata ibyemezo bigendanye n'ubushobozi bafite. Sinatinya kubwira abanyarwanda badukurikiye ko ufite impano yahishwe ukaba warabuze ahantu yihishurira. Hishura Official yaje nk'igisubizo cyane, nta kintu usabwa nayo nta kintu, kandi subscribe, like, comment, ubundi muri comment ushyiremo nimero yawe kugira ngo tuzaguhamagare nawe tugutumire ugaragaze impano yawe. Hishura genda kugira ngo twongere turirimbe, ariko turirimbe n'akaririmbo kazwi k'umusitari cyangwa k'abasitari cyangwa se kakorana twagiye. Akaririmbo ka korali, ikibazo hari ukuntu umuntu ajya kuririmba akaririmba nka indirimbo ya korali, indi karakara bitewe na korali nyinshi umuntu aba yarakoreye. Oya, akaririmbo kari ukoze mu Rwanda bizi neza yuko kajya n'abakozi b'Imana kandi sigaye mbona ariko abantu benshi barabivanze. Si oya, ntabwo dushaka kwishura twebivanga. Ngaho mbwira rero weho mbwira iyo wumva, kuko niba niza kubikura ku mutima ukumva uti ni ndatekereza ko n'aba audience bacu bari baza akaririmbo kakumwirengagiza. Akaririmbo kambonuzi cyangwa ka Vestine na Dorcas niyo kabara gakorasi. Akaririmbo ka Dorcas babana ari abantu ariko bari gutera imbere. Akaririmbo kabo karavuga ngo iki ariya ndirimbo bahireho itoki marugeze mu mahina urakazi bagiye barugeze mu mahina aho rwanyuhereye mu misi nyuma y'abadukwenaga warayicecekeshe uravuga nanjye nahawe ijambo uko byemewe na nyir'ijambo. Umutima wanjye wawuzuje amashyi, akanwa kanjye nako kuzuza
waratabaye warakuze umutima wanjye akanwa kanjye nakuzuza byari bigoye waratabaye warakuze. Yes. Ishura official. Ndetse na Julie. Na Ishura studio ntukayibagirwe. Ishura. Ndashaka kwibagirwa. Sinagenda no gushimira. Yes. Wakoze cyane kwitabira. Biba bigoranye cyane gutumira abantu nkamwe. Ntekereza ko ari urugero rwiza ku badukurikiye kubona umuntu nkawe witabira. Nawe rero ufite imana. Wiheranwa n'agahinda. Ahubwo wigira ubwo binuganisha studio Ishura official yaje ari igisubizo cyane. Yes, akwibutsa gukanda subscribe, like, comment and share kugira ngo tujye twibanira mu biganiro bigiye bitandukanye. Ishuri kugira ngo dukora akaririmbo gasoza ntabwo nongera kuvuga akaririmbo gasoza ahubwo reka ngiyewe mbanza n'abasizi ngiyewe nganye ku musozo. uganye ku musozo ubwo nanjye ngane ku musozo mu buryo bwo kuririmba. Sira mfasha ndi mu bazima afite ubuzima ya ntabwo nazima kuko mfite indengera n'ibihe bibaho byatuma ncika intege kuko nkurikiye abirusha imbaraga. Mpamya mvuga ko umwami wanjye yashwanyaguje gusebya mwigaga yankuye mu kuko yisiga n'idubu mu mutuzo we niho gituje mfite ubuzima kuko ari ubuzima mfite ubuzima kuko ari ubuzima ufite ubuzima kuko ari ubuzima mfite ubuzima kuko ari ubuzima mfite ubuzima kuko ari ubuzima dufite ubuzima kuko ari ubuzima bafite ubuzima mfite ubuzima kuko ari ubuzima ufite ubuzima kuko ari ubuzima. Wow. Yes, sinagenda n'ababwiye ngo yari wa musore wanyu Victor udahwema kubagezaho ibyiza gusa. Ciao ciao.